nyijyaho ntabwo uzamfasha ariko iyo mu ijuru izamfasha zabyara neza nasungerewe kandi uyu mwana azakorera Uwiteka Imana Nyiringabo mu bana nabyaye uyu nguyu n'imena yatangajwe n'abanyamakuru amahanga yose arabibona abari bashe kubana na bene data Masego kuba ku myaka yawe isaga 69 isanga 70 hari igitangaza Imana yakoze ubwo ndibuze kugiranya no mu gihe cya basara ajaha ambwira ati nzarimereye nabi kwishyura inzu ni ikibazo imyenda y'umwana ibindi bigiye bitandukanye umutware ahubwo mukabugenda rimfuye niko ndakubabwira nanago amaso yaje mu rucaca yego kara kagori kagufashije iki wari urimo kari akagori kangaruye n'agasari kato turamutenze je nayivuze mbere kugira ngo atagira amagambo bazazibe amagambo ntacyo avuze ahubwo dutangira uwantangije gukira koze Imana ngo umugisha rasuzaga yego ugasama kandi uhuye n'umusaza muri mu kigero kimwe cy'imyaka imwe dore ko uramusaza ariko uramurutara kuruta abantu baribaza ukuntu ku myaka yawe baribaza abantu oyiburetse mubwire abantu barimo kwibaza ukuntu nasamye yego bari bazo ko babigenje bamwe pourquoi derrière moi sans de veau muzi ko nisagaruka vuba imaze gusama nagarutse vuba mbaza Imana nishinshaka kurimbuka yego nakarimo ko nshaka kurimbuka utenduka nazivukira 1958 ubwo wavutse 1958 Masego 1900 ndetse n'umunani ariko ubundi buriya nabari umwaka umwe 1900 bintu urebe 1958 ubwo wari uvitse 5 7 ubwo bakwibye umwaka umwe twamaje bwa mbere ari rukundo y'impa yabazi imyaka ya Hizira je ne sais pas hando stave ahead yakedwi lahunisa kumva se umusaza mwari mwashakanye ngati takupita ariko turatesha reka babwire ngese ibintu byarangiye byarangiye ibintu byo kugira umujinya na jalousie babongo ngo twajyanye n'isiti ngo yarakara ngo twaramamwazaga ntago namwara nibyo mwamukoreye byose rwose namina abari ibyo ari gihe ariko se n'ubundi bo ndamureba ahagaranye n'igikundi cy'abadamu imbere ye ngo kujya abagore bagutwariye umugabo aseza guteye inda wabyakire gute kubona ko abantu muri mu kigero kimwe cyangwa se abagore bagenzi bawe wenda siwe bagutwariye wenda ntago bambwiye ko atari we baravuze ngo azavuge ngo se ngo azanyihakane baravuze ngo kujya n'abantu bashaka kubeshyira ngo baraye umugore agaha umugore mukwiriye nakuzakuntegekera mu buriri icyo nkora Imana yarababonye uwo mugayo mu wihane mujya mwihana imigayo hayo Pekin store in the head edy kugenda ishyamba no kuriboza ndi umuntu wawe turaziranye dukundana cyane igitenge cyiza kitafiteho umugayo yego shobora kugikenyera yego ariko icyanyujijwe mu nzira mbi umwuka wera aransobanurira simbasha kucyambara yemwe bantu mumbuza kwambara Imana yarababonye yego namwe abamfungiraje Imana yarababonye abantu bagufungira umugore agomba kugira umugabo we umugabo akagira y'umucyo na babandi bahari yakurira ifredio abakozi b'Imana kuri radio Rwanda nabatijwe umwuka wera nitwa Gasimba kitwa rutikoze icyondo bira byose nta kimfata ukuse kuntenga no kutantenga sera me mushozi kunyaga no kutanyanga kuko kutankunda sera me mushozi uwashakira tugateranira hamwe tugakundanira hamwe nk'abana b'Imana kandi duhuje umutima nk'abantu usenga Imana n'abari abatenze bose igihugu hari umuntu bambaye ibyo by'ababyeyi bati bankize igihano cyo kwicisha inzara kandi ntwite urumva atari cya kibi icyaha kibi kwicisha inzara kandi ntwite kandi mwamvuganiye bimwe babate mu bihumubyeyi ariko nko gutinga gwo umubyeyi twituka mu buruzi bukoze neza oya
umuntu ashatse kukurogora muzi se abarozi Imana ibabarire Imana irabazi igihe kintu usabira abarozi ku Mana we n'ugukizwa nta kindi nose navuga ngo nibapfe bakizwe baba bakora nabi nabasha kukongorera abantu bahariya hirya iwacu mu Bugoyi abantu b'ibugoyi ntabwo dusaza ngo twigendere nta mugoyi usaza ngo yigendere iwacu ni mu Ngama urabyumva mwa iwacu ni mu Ngama rero nta mugoyi usaza ngo yigendere abagoyi duhorana itoto abagoyi duhorana amakakama abagoyi duhorana ukuri muri twebwe Imana ishimwe ngo ariko ngo turebye ko ngo ni umugoyi ngo asa na gusa se aricyo bitwaye umuntu di gusa n'abandi cyo bitwaye nyekana ku isi hose ndambiwe kudakunda yewe ndambiwe kudakunda Uwiteka Imana wenyine babishyamba komante zo kurwana ariko arasinya nkundi impaka giye turirimbiro gato twumve kuri ndirimbo ubundi nze nkomeze ikiganiro Nkunda ingabo nkunda ingabo nkunda ingabo nkunda ingabo nkunda abanyamakuru batwamamariza ibihi bikame utarya utanywa yego utarya utanywa yego iminsi ntarya iminsi ngahe 6 utarya utanywa 6 ni bikeya ko namaze umwaka ntarya ko namaze umwaka ntarya umwaka wose utarya ijambo ry'Imana wamaze umwaka kuri tamakose n'ibyatetswe n'abamarayika wamaze icyo ari guteza intambara muri ADPR ko urambura wo munaho nabagabo babandi ndakizwa umva kubwo ijambo ry'Imana bavuze hari agasabe bavuga gutwa umuriro rakaga ubundi se warabahunahunaga abagabo babandi ukabatwara guhunahuna mu bubari no uyogaburira nagendaga mpunuzwa ariko nkijijwe mitambizinuka ibyo ngibyo no kurya cyane mu musirika nkuza ati ntuka kunde kurya cyane bijya gifata byo kwirizusa uriya karashwe n'ikinye wowe nyine riye kariya nari mpfuye imbere y'ibara kwishya n'icyaha nari mpfuye kwishya n'icyaha yazarira ngo bitanga ubwenge burayobye yego kandi namenye ko ngo bankizeho igihano cyo kunyicisha inzara abo ni bande abantu ngo baturutse batsinda abakirisitu nk'uwo muntu wari umukirisitu kuva watwita se baraguciye kugira ngo ukundwe wicwe n'inzara bakujije ko watwise bashaka ubwo n'ugushaka kukwica none bo nose ko natwise Furize amahoro y'Imana muherere wose kwisi niba uri mu gitondo nkwifurize igitondo kiza n'imbere n'umugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza ngende wari nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugimishaho kubana n'umubyeyi Masegonda umubyeyi uri mu myaka isaga 69 buri mwaka kugira ngo yuzure imyaka 70 wahuye n'igitangaza agasama ku myaka ye ubu ngubu akaba atwite inda y'imvutsi ariyo mpamvu uyu munsi naje aha ambwira ati nzari imereye nabi kwishyura inzu ni ikibazo imyenda y'umwana ibindi bigiye bitandukanye umutware yarantaye unsigaye njyenyine atabagore baramushutse Masegonda mwana wa mama uraho neza muraho neza ni amahoro nagusanganye inzara nyinshi cyane mbona nimvuga ubwo guhunjagura abantu babyumve mbona ari guhunjagura akagori kagifite amakakama cyangwa se kagifitemo amata karampimbwe ahubwo mukawugenda nari mpfuye niko zo kubabwira nanago amaso yaje mu rucaca yego kara kagori kagufashije iki wari urimo kariya kagori kangaruye n'agasari k'ababyeyi yego ni naho kabaye ikimenyetso nyagambiye akaramba ngo ntibyashoboka ariko we nabajije Imana imbya ngo hari impamvu sinsenga Imana se hari impamvu babikoze kandi abazi ko ari impamvu babikoze ntibakiyobagize ahubwo no kwita amavi yasatangiye bihane bamwe hari impamvu Imana yabikoze ntago rero nayiteye n'abanyamakuru nk'uko babivuga ntago nayiteye n'abasirikare n'abapolisi nk'uko babivuga naje guhana mugenzi wanjye tunga n'umusaza tuzi ko byarangiye twese ntawabyara yego twikinira ka karite twirukanya ku gahuru ahubwo tukirukanya iyo turanyonzora turya asoromera iminyonzoro yuzuye urushyirwe aranamika ndarya nyine ndaseka naraseka urumva firingi ari firingi ariko udakunda ni umuntu udakunda yameze ate koko
urukundo ni impumyi ntabwo rurobanura. urukundo Ni- n'indwara iri rutavuwe ngo rwakwica rwakwica nk'izindi zose. yego. Reka nsabe imbabazi bagenzi banjye b'abakristo bivugira yaba byihoreye bepfa kuba ibyo babonye. Imana ikora mu nzira igihumbi inyuze kwa rya jambo ryavugiye kuri peyime, abantu baze kuri peyime bahumve. Ni ruguru ya sepejeri, ni ruguru ya rakeveri, ni ruguru ya bazimana, ni ruguru ya kaze neza, ni ruguru y'ahitwa ku musaraba. Aho ngaho kuri peyime hari ijambo ryavugiwe mu nama, Imana yararivuguruje bigenda gutyo. yego. Burya reka nkubwire, kuba umurokore ni ibindi bindi. Abarokore bagiye bamba abantu bagapfa guca imanza, bagiye basenga binjiye mu mwuka batazarimburwa n'ibi bintu. Ibintu nange uko byaje ntabwo nkuzi, yego. neza uko bitagomba gushoboka. Ariko hari impamvu buriya bizavugwa, nanze biravugwa, hanze aha biravugwa. Abankundaga, bamfashaga, bancitseho, bashaka kubeshyira umunyamakuru wabyamamaje witwa Rukundo Impaya. Uriya Rukundo Impaya nubwo umuntu ari umwana kuri njye, ariko Rukundo yambereye papa mbera mama. Rukundo yaramfashije, kandi Rukundo yigeze kumwe duhuriye muri Ararumati, uzashaka umugabo n'undi mwene bari kumwe, ntabwo nashaka umugabo. Undi ati musago ushatse umugabo kandi wabyara. yego. Ntibishoboka. Aho sinkamenye ko Imana ateguye zirenga igihumbi. yego. Umupasiteri nko mu diyakoni cyangwa muri njye washyira mu kato, akavuga ngo tumushyize mu kato turamutenze. Nabivuze mbere kugira ngo atagira amagambo bazazibe. Amagambo ntacyo avuze, ahubwo dutangira uwantangije gutyo urakoze Imana ngo umugisha arasuhuzaga. yego. Ati bitewe n'uburyo merewe abakristo bagenzi banjye barantaye, ariko hamwe n'Imana bashe kubana na bene data. Masego kuba ku myaka yawe isaga 69 isanga 70 hari igitangaza Imana yakoze. Ubwo ndi buze kugeranya no mu gihe cya basara, ugasama kandi uhuye n'umusaza muri mu kigero kimwe cy'imyaka imwe, dore ko uramusaza ariko uramurutara kuruta. Abantu baribaza ukuntu ku myaka yawe, baribaza abantu oyiboretse mubwire, abantu barimo kwibaza ukuntu nasamye. yego. Bari bazi ko babigenje bamwe. Pourquoi derrière moi sans de veau, muzi ko nisagaruka vuba imaze gusama, nagarutse vuba mbaza Imana ntishinshaka kurimbuka. yego. Nakarimo ko nashaka kurimbuka, utenduka nazivukisha, kandi ngiye kugira ngo uvuguruze ibyavuzwe itari ryo. yego. Mfite abakozi b'Imana, mwe umukozi w'umuhanuzi w'Isarafati yahamagara ambwira ati itware neza amazi ntakiri yayandi, hari impinduka mu mubiri wawe. yego. Ariko ndabona hari ikintu cyabaye muri wowe. yego. Ntiduherukana, atari kumwuka agira kumbwira ko hari ukuntu umeze. None umbereye ekogarafi, nabonye ekogarafi hariya. Ekogarafi abantu boshyaga rero abandi gukora biba bireke abyihoreye beguke, dusenga Imana ahubwo Imana ni automatique. Urakoze cyane. Imana ni automatique, irababarira ibyaha byose. Wadusenyeze tugatangira ikiganiro, ubundi ngahita ninjira tugahita twitangira ikiganiro. Dukoze isoni abadayimoni, dusenga mu izina rya Yesu, tubwira abari inyuma y'itorero n'abari imbere yaryo, tubwira abayobozi b'itorero kuba maso no kwirinda no guhamagara abayoboke babo batenze. Dotayi lehen ya zobine tolivo monde dewa. Uwiteka Imana ifite amatwi n'amaso ibona, ndagushimye ko ibintu byambayeho. Nabaje gushaka kwitotomba, urambwira ngo hoya. Shabuya ndere ko ndi dogiteri w'imiti nyarwanda, urambwira ngo hoya. Hari icyo nabikozeho, ari impamvu. Ndagushimye kuko nabaye nya, ndagushimye ko nsanya, ndagushimye ko ngana nyamwe y'imyaka, gutera imigeri kwangira ko mboreye mwami. Nduwawe iminsi yose. Dutanga ikiganiro twamamaza kuri Imana igira neza. Urakoze buri wese mwe kwisuramo, arafite ubugome n'ubugambanyi bari bagambiriye kuroga bireke mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, kumugisha abakozi bawe kandi abakugarukiye bose bamugisha mu izina rya Yesu. Abanyamakuru yo kwaguka Mana no gutera imbere, kuko buri wese abimenya bibonye. Maze unsuhuze umubyeyi witwa Rufonsina, unsuhuze umubyeyi Mercia mwiza witwa Marita na Roza. Haleluya. Roza mu madumbari, umugisha umukozi wawe ahari hose mwami. Haleluya. Twakoranye umurimo w'Imana mu bibare, bamwita Danieli, yagiye muri Afrika y'Epfo. Ndamusengeye musari umugisha Mana, umubwiye ko akumbuye kugaruka.
nukuri abakoze mwami ukagukira imbere yawe birinde inzaduka ahubwo basenge kuko ijambo ryawe tubwira ngo mwene data ntiyadukoho n'icyaha ngo mwebwe mwuka mugaruze umwuka w'ubugwaneza mbese iyo urebye mu bantu babona harimo ubugwaneza kandi isaka ryarabaye waradusosora tubona mwami ngo nibasanga mu ndanye ngo harimo umwana bazica bene wacu bararengana ahubwo n'ubushake bwawe bwabishatse kugira ngo uvuguruze imigambi y'abarozi ugize neza urakoze mu izina rya Yesu amen. Umeze ute nyuma yo gusenga Imana? Buryo uvuga no mu ndimi? Meze bon. Masego buryo uzi gusenga ukavuga no mu ndimi? Bitewe n'igihari. Ayo ni amavuta y'ubwami bw'Imana. Alleluia. Si imbaraga z'inyama n'amaraso. Ibyo navuga ngo izwe na rukundo y'impa yawe niwe bivumbuye ibindi yari byaraheze. Impa ya rimwe yarantunguye. Yego. Anjyana ati fata yo kureba kwa sobukwe ujye kuramutsa kwa sobukwe. Agira umutima ubona ari umwana. Umusore w'umujeni mwiza cyane. Atugira urukundo ngiye n'umutware wanjye atarigendera. Twangeza guhona abadamu baramushokara agenda ko nsenga Imana. Irambwira ngo ni mubabarire kuko siwe nawe siwe. Mwambajije ngo buramurusha imyaka. Yego. Urasubira gusanga ari umwana, barayisanga ari umwana ni seti. Barayisanga ari umwana. Impamvu mbikubaje kugira ngo mite ninjira mu kiganiro ngira ibintu byinshi ngenda nkubazaho ko mwahuye kugeza ese yajyanye. Ani seti nta bibazo twabirukanye. Twabyirukanye ni seti. Aho umuntu ugomba kubisobanura neza ni nka Mateso. Cyangwa se Serafina cyangwa se ndumva twashaka umuntu akiturebera akatubwira imyaka ye. Sinzi niba umunyamakuru wa twamaje bwa mbere ari we rukundo y'impa yawe yabuzi imyaka ya Urayizira? Je ne sais pas. Handostave ahead yakedwi lahunisa. Kumva se umusaza mwari mwashakanye afite imyaka 43. Naga ari 43. Yo wabaze nabi. Ngwira tubwira. Ngwira mukubwire. Mani shimwe ku kiganiro reba nomero yanditseho Bonifrida. Nakwitaba aritubwira neza ni mushikiwe. Zana murebe. Umukuriye Bonifrida. Zana murebe. Reba Bonifrida aritubwira. Bonifrida. Bonifrida kumuhamagare. Hamagara Bonifrida. Arayifata si wenda yarayiriye. Hayiriho. Ko nakanje cyumfa nabo. Uri hamagara ninde? Icyumfa nabo. Neza telefone yanjye cyangwa se niwe wikunze igumane uzamitace. Wabanyikubikiye aha. Nta kibazo nushaka uzamitace. Nzayiguha. Ariko reka mbaza abantu badukurikira ku kiganiro. Kora ndi kuri TikTok. Yego. Nkabandi kuri WhatsApp. Yego. Nyina nitwa Amasagonda. Yego. Abatakinye bakandira ibintu mbare basi icyo mbatwara. Kuko bamburira n'agatace. Irago biba. Bakambara imyenda ukambara ngende nta ikifuzo. Kariya ngo ku kiriya kibindi wakoze ngo ugikora mu gihe kingana gute? Wakabonye kiriya cyo ngo wakibonye. Karangakora mu isagonda imwe n'iminota 15. Ifunze? Ngakora mu isagonda imwe. Hoya. Kiriya cyungo ugikora mu isagonda imwe. N'iminota 15. Kuko ngiye nkora gisirikare nkora kinyanda. Buryo abasirikare bakora kafufu ngunga moja. Vuba vuba. Ariko kuki mumuza kuvuga abasirikare nyendiwe? Ubwo so ntabwo uriwe. Njewe? Cyeto umusirikare. Turimo kumasha ubungubu. Abadayimoni batoshagura. Takupita. Ariko turatesha. Reka babwire ngese ibintu byarangiye. Ibintu byarangiye byarangiye. Ibintu byo kugira umujinya na jalousie baba ngo twajyanye n'iseti ngo yarakara. Ngo twaramamwazaga ntago namwara. Nibyo mwamukorera byose rwose namina abari ibyo ari gihe. Ariko se n'ubundi bo ndamureba ahagaranye n'igikuri cy'abadamu imbere ye bo kugira abagore bagutwariye umugabo asiza guteye inda wabyakire gute kubona ko abantu muri mu kigero kimwe cyangwa se abagore bagenzi bawe wenda siwe bagutwariye wenda ntago bambwiye ko atari we baravuze ngo azavuge ngo se ngo azanyihakane baravuze ngo kujya n'abantu bashaka kubeshyira ngo barayinteye yego reka nibareke umwana azavuke tuzarebe nyirawe abari dusanga mu nde harimo umwana tuzica abantu nabo bahura icyo abantu ku myaka 39 byakozwe n'Imana kugira ngo ivuguruza abarozi abo ngabo bashaka kugwana n'abarozi bari banandoze ngo ntabyara bakayengisha bane ngo sinabyara hamwe banyikunde mwiza cyane banyicira ubukwe baranabumira baritambikira abari babashaka umugabo wari umfite bati mureke wange twasezeranye twamuranye n'imitatu tukagenda mu murenge bagatinyuka bakankora mu irangamimerere
Mwarasezeranye se? Ninde? Wowe n'umugabo. Umugabo. Mm. Wo uri mfite umugabo twasezeranye. Eh. Uzi kurira ngo iranga muntu remo. Mm. Igihumbi kimwe magana cyenda 58. Ubwo wavutse? Mm. Igihumbi kimwe magana cyenda 58. Masego. Masego. Igihumbi kimwe handitse n'umunani ariko ubundi buriya nabari umwaka umwe. Igihumbi kimwe magana cyenda Ibintu urebe. Igihumbi kimwe magana cyenda 58. Ubwo wari uvutse 5 7 ubwo bakwibye umwaka umwe? Oya. Navutse 5 9. 5 9. Ufite imyaka 67. Oya ntabwo 69 ifite wambeshyaga. Oya ntabwo ajya kubeshyaga ni rukundo wakubeshye rero. Ni rukundo. Yampaye amakuru atari yo. Noneho iyi ndangamuntu ya gatatu. Wayibonye? Nayibonye. Yibanyerekeye ko mfite indangamuntu. Babibonye bose. Mfite indangamuntu bavuze ko nta ndangamuntu ngira. Yego. Iyi ndangamuntu yatangiwe mu karere ka Gasabo. Mu murenge wa Kinyinya. Mu kagari ka Kagugu. Umudugudu wa Nyakabungo. Yego. Jewe ndumwe mu babyeyi bakunda igihugu ndi inyangamugayo ndi n'intore. Itonde kandi muri ndi jambo harahige ndi n'umuhwetsi. Uri? Umuhwetsi. Umuhwetsi n'umuntu umeze gute? Umuhwetsi ni umuntu uhorana ikintu cyitwa murare mu bandi. Weka murare. 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 Ubona utazabyara wabyibagiwe? Masego zabyara wabyibagiwe pe kuri bugara. Ko biryana. Uzabyonye ko biryana. Kwabye iyo ntambara munsi niyo ngo B. Nayo zose ndi A. Iyo ngo B nayo ni A. Kiti A nayo ni O. Ko zobani Yesu. Kabisa ngende umunyarwanda byangomba do. Ni amategeko yose. Iyo bayita tapandigo. Iyi ni tapakadigo. Inyi? Tapakadigo kuri kwa titeri. Ongera uvuge ngo bayita guki iyo karita? Tapakadigo. Yereka abantu gutya imbere kuri kamera. Ngiye kuri kamera ngiye. Iyo karita ufashe bayita? Tapakadigo. Tapakadigo. Ukoza kuri kwa titeri ugiye mu rugendo rwawe wigiriyemo. Harabavuze ngo ko se buri yango kuki abagiye ngo hanaza afite karita. Mfite ikarita nuje ibyangombwa. Indangamuntu wayibonye? Nayibonye. Abanyakenya bayibona bavuze ngo ndangamuntu ngira kugira ngo bamaye amadolari ngo nivunjishirize. Aya madolari mu yame nivunjishirize. Abantu nibakoherereze ku mafaranga. Bame ku mafaranga bame no ku mayiro. Nange nzahembera ukuntu nkuko nange yigize yamakuye. YouTube yamuhembye. Ariko rukundo murabanye. Rukundo n'umwana mwese umuhanuzi wanjye se? Ako naho se wowe. Ngeho ari wowe. Ngewe hori ndi umuntu wawe turaziranye dukundana cyane. Igitenge cyiza kitafiteho umugayo. Yego. Shobora kugikenyera. Yego. Ariko icyanyujijwe mu nzira mbi. Umwuka wera aransobanurira. Simbasha kucyambara. Yemwe bantu mumbuza kwambara. Imana yarababonye. Yego. Namwe abamfungiraje Imana yarababonye. Abantu bagufungira? Umugore agomba kugira umugabo we, umugabo akagira uwe mugore, agaha umugore mukwiriye, nakuzakuntegekera mu buriri icyo nkora. Imana yarababonye uwo mugayo mu wihane. Mujya mwihana ibigayo. Hayo Pekin store in the end EDY kugenda ishyamba no kuriboza ninyijyaho ntawe uzamfasha ariko iyo mu ijuri izamfasha zabyara neza nasungerewe kandi uyu mwana azakorera Uwiteka Imana Nyiringabo mu bana nabyaye uyu nguyu nimena. Yatangajwe n'abanyamakuru amahanga yose arabibona. Abari barakaye mureke kubabaza Imana n'Imana yabikoze nta soni. Masego umwana ugiye kubyara umuririmbiye indirimbo kare. Yego. Uracyamutwite abantu baririmbiye na papa we. Yego abantu baririmbiye ba papa we. Ubwo nawe urimo.
muri papa w'umwana none uzampemba se wowe nzaguhemba kurimo gusekera mu bigorwa wese maze ariwo zanzanira akantu mbere rwa Juste yegura Juste niyo mpamvu utantakajemo se ka kantu b'ababyeyi akaki abye bagaha hanyuma se ko utangiye kuririmbira umwana ataravuka indu twite ifite nk'igihe kingana gute kugira ngo oya buriya ntago nanjye si byarantunguye ntago mbizi ntago uzi igihe inda yawe ifite ntago ushaka kukimenya ahubwo ngiye menya vuga ngo bimeze bite mu mubiri urayumva cyangwa ntago yumva ngiye mwiyumva umwana akora nk'abandi uzamenya ko umwana agiye kuvuga ari uko ubyaye naratunguwe wagiye kwa muganga kwipimisha ni nk'ubwa mbere ntago nasubwo nawe ntajya kwa muganga bakubwiye ko twite ikize rusajya guca muri eko yabo genza abyara umukobwa uzabyara umukobwa wabikuye eze kandi utaragiye guca muri eko ese nta kamera mfite jewe none kamera imwe mugiye kamera mwenyine nanjye rero kamera hari nabimenye Imana yabikoze yambwiye ngo nitone ngende neza n'umwana Imana yakubwiye ngo ni inzoka ndwaye ajya ngo nifumire nkuko wabivuze ariko ni umuntu ubuntu usanga uratwite ugiye kwa muganga nta kana rwose keza kumugisha ariko numva kuko ari abantu benshi basaze kuri no kwintegeraho aho najya kuyizinga ariko Imana yababariye kuzinga rwose Imana izabahana pe mwaratse mukazareba uyu mwana kumukora ko bibujijwe hari abantu bashatse kujya kukwica kubera ko twite ku myaka yawe babize n'ishyari bagizemo commentaire abantu ufite harimo commentaire bagizemo commentaire zagiyemo abantu babonye ufite imyaka 33 bashaka kujya kukwicira umwana nanjye bakanyica rwose ku mugaragaro ugafata indu twite bakakwica nayo bakakwicana nayo iraka dangizo ntiyake none bagize jalousie hari ibyo umuntu bamwe ibyo by'ababyeyi bati bankize igihano cyo kwicisha inzara kandi ntwite urubota ari cya kibi icyaha kibi kwicisha inzara kandi ntwite kandi mwamvuganiye bimwe babate mu bihumubyeyi ariko nko gutinga gumubyeyi twite ukamuburuza bukoze neza oya umuntu ashatse kukurogura muzi se abarozi Imana babarire Imana irabaza ikintu sabira abarozi ku Mana we nugukizwa nta kindi nose navuga ngo nibapfiwe bakizwe baba bakora nabi Masego ni wowe muntu ku myaka 37 yawe ubashe gusama wenda mu gihugu cy'u Rwanda ni n'igitangaza gikomeye cyane dore ko abantu benshi baze kubatungura abantu benshi ko batari bazi ni inkuru ku myaka 67 kuba habaho igitangaza ugasama ariko se umusaza ukimubwira ati ndatwita yabyakiriye gute we ku ruhande rwe buriya yicinye mu rwa mu mutima kuko azi icyo yakoze ariko buriya muri makeya reka mbaze undi musaza udukuriye utuyoboye ibintu bimubereye mu gihugu abyakira atahubwo ari we kubona utwite mwana umukobwa kwa Kagame abyaye rwose ungana nkanye rega ndi n'umukobwa we ntakagira umuntu uvuga nabi yego ndi umukobwa wa Kagame rwose ntakagira umuntu uvuga nabi kandi nabasha kukongorera abantu bahariya hirya iwacu mu Bugoyi abantu bibugoyi ntago dusaza ngo twigendere nta mugoyi usaza ngo yigendere iwacu ni mu ngama urabyumva mwa iwacu ni mu ngama rero nta mugoyi usaza ngo yigendere abagoyi duhorana itoto abagoyi duhorana amakakama abagoyi duhorana ukuri muri twebwe Imana ishimwe ngo ariko ngo turebye ko ngo ni umugoyi ngo asana gusa se aricyo bitwaye umuntu gusa n'abandi icyo bitwaye ntacyo abandi nyagira bene wacu bakanegura ngo dore amazuru wese ndi amazuru ari nkayange buriya wese ndi ufite amazuru nkayange hari icyo bitwaye kure mu mazuru si Imana yaremye bakanegura ngo dore amazuru ngo nakwigwagaremera ngo abwirize ngo dore ngo ntiyize ngo nazusubira no kwandika ngo kira kirimo avuga nabatijwe mu mwuka wera n'abapasiteri byarabacanze abapasiteri nabatijwe mu mwuka wera kambwire bajiste abandi bo kuri radio y'umucyo na babandi bahari yakuri Life Radio abakozi b'Imana kuri radio Rwanda nabatijwe mu mwuka wera nitwa Gasimba kitwa rutikoze icyondo bira byose nta kimfata ukuse kuntenga no kutantenga sera me mushozi kunyaga no kutanyanga kuko kutankunda sera me mushozi uwashakira tugateranira hamwe tugakundanira hamwe nk'abana b'Imana kandi duhuje umutima nk'abantu usenga Imana n'abari batenze bose igihugu cyaba kigize umugisha kwa dutsinze ariko abapasite nateza amatwi batenze umuntu igikorwa ikuzimu babinjije igitego badayimoni bashaka kwinjira igitego mwagema kwishima hejuru ku muntu ubuguye yari uwacu saba savabye
yemwe abaguye mwari mu itorero rya Depere Pentecote mwatukije izina ry'Uwiteka nimugaruke, abigumuye kuri bene se nimugaruke. Nyamuneka bantu mu musengera hose mugire urukundo. Reka nsuhuze n'abashehe batajya ngo kubanga. Abashehe ndabashuze bose mbabwira ngo assalamu alaikum. Aki? Assalamu alaikum. Abashehe bose ba padiri Kristo Yesu ashimwe. Kristo Yesu akuzwe. Yesu ashimwe muri Adeperi no mu macaci. Dusenga Imana imwe rukumbi ntacyo twadufa bene data. Ejo bundi mu ruhengeri kuki bavuze bati bahabaretse amabonekerwa. Ab'Igitarama barahaguruka, ab'Ikabwe barahaguruka, ab'Ishyanga barahaguruka bajya gusengera kuri paruwasi y'Igitarama. Bahuza wati Yesu yafite inkota. Barahaguruka barashagara rwose. Umuntu wese yavuye mu mwanya arimo. Yewe imbona nkubone Mariya namwiboneye. Ni iki gituma mwana ngo gusenga hakiri kare mukashaka kuzasenga byakomeye mwagarukiye Imana hakiri kare ko Yesu ari kubicu abareba. Yewe yaranyeretse itoro ko ariko se nk'iyo nkuru barayikwiye ko Mariya yabonekeye hariya munuza ku mataca afite amataca baranyeretse barakwereka ndabyirebera we. Nakaye karirimbo uririmba ku mubyeyi Mariya? Nakaye karirimbo uzi ka Mariya? Ko kuririmba Mariya se? Tukuramye Bikira Mariya, tukuramye mubyeyi wa Yezu, inema zose ni wowe uzigaba, ni wowe waje kudufasha. Simbuka ncumugahara, abagabo bivuge, ababyeyi bavuze impundu, ni wowe mahoro yanjye, ni wowe byishimo byanjye, ndagusaba ubwenge ndetse n'ubushishozi, Yesu wanjye nsimbuka ncumugahara, abagabo bivuge, ababyeyi bavuze impundu, hari kari kirimo ryo ngo Mariya mubyeyi mutagatifu wa Yezu n'uwawe mawe dusabire. Yego. Abana bawe dusabire, twabana bawe dusabire. Reka mbwira abantu banegurana ntimukaregura Bikira Mariya n'umubyeyi wa Yezu. Turamukunda nuko babifata nabi, ahubwo we nta bubasha numva uretse kudusabira kwe, ariko ububasha bufitwe na Yesu. Urabyemeye nawe? Yesu ni kandi ari we bivuze. Yesu ni ufite ububasha, ariko tugomba kumubaha nk'umubyeyi wa mama w'umutware wacu Kristo umwana w'intama w'Imana wabambwe ku musaraba i Golgotha. Adeperi ba Pentecote kazi nawe na Pentecote mugira imyumvire myiza y'umwuka apani y'umubiri. Bene data bariya mu yandi matorero hariya hirya cyane cyane nk'ara muri Eperi. Eperi ifite abakristo beza cyane bakizwa cyane. Eperi ntacyo nyirega giye nyamibwa. Eperi rukoma muraho, abishagwe muraho, abatagatifu b'Ikabwayi muraho. Buriya naho nsengera kuri diyosezi ya Kabgayi hariya, ko twaje kuba ahantu hitwa Imbari hakurya ya Kabgayi nyine, tukiri abana iwacu bari twe tuba ahantu henshi. Ariko ubundi hari ikintu naje n'ikinzanye, ubundi amasegonda kuva mu bwana bwe kugera ubu amasegonda yari muntu ki wabaye mu buhe buzima, amasegonda nure urugendo rw'ubuzima wanyuzemo, abantu batazi masego. Abantu bamenye urugendo, bamenye ibyo nkora se? Bamenye n'uwo uriwe, bamenye bavuge bati masegonda ahantu uyu muntu numa mumeze gutya na gutya. Hari abantu buriya baba batakuzi, batazi mu rugo iwanyu ngo nihe, nk'ubu ngubu mwa gutyo ugiye wenda no kuziba kukabyara mu minsi iri imbere, abantu wenda bashaka kuza kugwemba bavuge bati nitujya gwemba amasegonda tumenye ati masegonda numa muri aha naha. Utazagomba azambona n'ukuri kose ndamye abantu ko batankundije no kwijana. Ubundi umuntu mukifuza nto bakwiye kuza kunsura n'ubu ngubu umeze gutya. Umuntu yaje arampanura ati urabizi nti ati ministeri ngabigiye kuza kugusura. Nese kubera iki mama? Ngo kubera gira ndirimbo waririmbye ivuga nkunda ingabo. Yivuge twumve. Ivuga ngo iki iyo ndirimbo? Ivuga ngo nago yibonye. Oya. Bahise bayubika imaze gukora imirimo yayo.
Ndirimbira twumve. ariko kudakunda ni icyaha. Ndirimbira Yego twumve. byabyaye amahane, ibyo byari impaka. Abantu bita iryo zina bose ngo twese turi bankundinga, ngo twese ngo ntago rukunda abantu wenyine. Babishyamo komante zo kurwana, ariko ariko nkunda impaka giye. Turirimbira gato twumve kuri ndirimbo ubundi nze nkomeze ikiganiro. Nkunda ingabo, nkunda ingabo, nkunda ingabo, nkunda ingabo, nkunda abanyamakuru, nkunda abanyamakuru batwamamariza ibihi bikamenyekana ku isi yose. Ndambiwe kudakunda, yewe ndambiwe kudakunda, Uwiteka Imana yampaye impano yo gukunda ingabo. Ubwo ari ingabo zigizwe zindazisuje, ntabwo urukundo abakunze ari urw'amashuka nk'uko nababwiye mu ndirimbo birimo, ahubwo urukundo abakunze rwo kumusabira Golgotha. Kandi mu ngabo z'igihugu harimo itorero ry'Imana byanga bikunda, muri polisi harimo itorero ry'Imana, hano mu Nkeragutabara mu itorero ry'Imana, natwe mu basivile mu itorero ry'Imana. Dukwiye gukundana rero, nta gucererezanya. Iyo ndirimbo bagiye kuncereza, abapase bajya mu bigo, bagiye no mu kigo hose bavuze ngo uriya muntu araturaniye ngo ni umusazi. Bikanze ko bankiza, banga ko nkira. And that has been and the brother has been divorced, Henada Wike, Ayada Dobe, Lansidio. Abarwumvisha n'abakure babyumvisha ibyo bintu. Niko byagenze bagira ngo ntakira. Noneho ngo numva ngo bampayemo n'impano. Numva ko nahari ibintu bagiye bampanda bati ni ibyacu, bandi bati ni ibyacu, bati ni ibyacu. Cya kintu kituzira mu bintu. Indaga ngo zirahaguruka koko. Zirampagurukira. Ngo nose we ngo baturusha gutanga neza gahunda. Ubwo se niko naririmbye mvuga. Umuntu w'umubyeyi. Umuntu w'umubyeyi naririmbye ibintu bivuga ko umuntu w'umubyeyi. Biriya bintu ni ibanga. Niyo nabikwa ni ibanga, ntabwo ari gupfa kujya, ntabwo byasaswa. Ntabwo ugenda kwirata. Bandi bagiye kwiyambika n'ubusa ngo buriya ngo arushande ngo birutande, ego mu izina rya Yesu. Aho uko biri kose, uko biri kose. Gikunda ingabo z'igihugu nawe. Ndazikunda. Kunda ingabo z'igihugu. Ndazikunda. Kunda ingabo z'igihugu. Yego. Abasirikare bibatsinda ndabashuhuje ni ba Magnifique ba Esther. Muri ko se ngo ni ngutwagiriye gutya. Yego. Ngo neste ngo ni wabaje. N'uyu nguyu. Ni twakenesheje, ninjye mwakenesheje nyine. Ndibuka rata ku Gasave natura nkizwa. Musirikare yambaye simoko ze yicaye ku karago arimo gusenga. Yego. Ankuraho ati kuki uri gutinya kwiriza ubusa kandi ari uzakura imbaraga. Abambibye mw'imbuto yo kwiriza ubusa. Neyirije ubusa, ari abantu babinjije abanjije kwiriza ubusa bihane kandi barizi. Jewe ubundi ndangiza iminsi 6. Utarya utanywa? Yego. Utarya utanywa? Yego. Iminsi? Ntarya. Iminsi ngahe? 6. Utarya utanywa? 6 ni mikeya. Ko namaze umwaka ntarya. Ko namaze umwaka ntarya. Umwaka wose utarya? Ijambo ry'Imana. Wamaze umwaka? Kubita amakose n'ibyatetswe n'abamarayika. Wamaze? Icyo ari ikiguteza intambara muri adeperi ko ureba mu ijuru ngo utareba usutyo. Ariko mu ijuru. Abara mu ijuru basagutewe nabira n'ibyaha byabarebayo. Wamaze mu mwaka? Umwaka wose ntarya. Yewe uturuka muri 94 nta mwanya naga kurya, nawe rinuzwe n'amarira no gusenga. Ntabwo nibuka kurya icyo ari cyo. Kandi ntabwo napfe ngo nishwe n'inzara. Akana nonsaga karapfuye. Ego kishwe no kubura amashereka. Ntabyo naryaga ibiki. None muri 94 abantu baryaga iki? Uzabaryaga baribo? Obeshi barapfuye ubu ngubu. Bapfuye baruka. Bandi banya. Kwa bari ibyo abandi babyibye. Ubiyomba nta ibya niko karuga tubangarukira itorero rya DPR. Nayisamburaho munaho nabagabo babandi. Ndakizwa umva. Kubwo ijambo ry'Imana bavuze hari Agasabe bavuga gutwa umurora akaga. Ubundi se warabahunahunaga abagabo babandi ukabatwara? Guhunahuna mu bubari no yoga buri nagendaga mpunuzwa. Ariko nkijijwe mitambizinuka ibyo ngibyo. No kurya cyane mu musirika nkuza ati ntuka kunde kurya cyane bijya gifata byo kwirizusa. Niyo mpamvu rero bona urukundo rwishi ko bantu rugira ruturuka buriya. Mujye mukundana ntacyo bitwaye. Twiganire rero. Ku myaka yawe 67 uratwite ndetse twikire inuze irimo kuva kazuba. Ndimo ndayitwikire tawo. Wapana irimo kuvuka irimo kubona kabiri.
oya gutya ni sawa gutya ni sawa no paydons yego niko Masego twiganirire ati ku myaka yawe mirongo abashaka ko babyumva barashya nta matacho ngiye kubaza ku myaka 67 warasamye ngiye kubaza ngo abantu kuri iyo myaka yawe bifuza kugufasha bagufasha iki ese ukeneye iki kugira ngo uzabashe kujya kwa muganga kubyara wibaruke nk'umubyeyi mwiza nk'abandi wamfasha akantu ko kwambara yego akabona akantu k'uburyo k'inzara irambasha cyane ngo azamugeze kwera gusonza yego kuko ngo bamaye igihano cyo kwicisha inzara ko natwise nyuma y'igihe ngo bumva nawe aho batashima Imana ahubwo bateka tumanisha kumwicisha inzara bagahabira iruhande rwanjye n'hijye nkabimenya ngeceka ntiyangana bati mukajye mumuha bakandisha inzara bakaza bagakaranga bafite numva bakashinga icyuma numva we abana njye bakandaje bahagaze bakaraba bahagaritse abo timujye bumusakuriza mujye munarwana bututane inzara imurya mwe bakabagaburira abantu bagufasha ikize nk'umubyeyi utwite nk'umubyeyi wenda kubyara vuba wenda kwibaruka mu minsi iri imbere abantu bagufasha iki bari buze kureba kino kiganiro wamaga agacira kagafuka mu cyaka kawunga nagishigisha bakoma kakampembura yego hari utuboga nagisomo n'utuboganisha n'agaceri wamaga akantu ko kurya mbese nkaze kurya mfite imbaraga kuko inzara ni basha kuba yangira nabi hari n'igihe inzara imfata nkagiseme nkarukambusa hari ku mutima nkagera mu kintu mukizamuka kare nabonye kubera no kugira inzara no kumererwa nabi uyifatira ibigori ukabisoroma bibisuka uriya karashwe n'ikinye wowe nyine riye kariya nari mpfuye imbere y'ibara kwishya n'icyana nari mpfuye kwishya n'icyana inzara irango bitanga ubwenge burayobye yego kandi namenye ko ngo banshyizeho igihano cyo kunyicisha inzara abo ni bande abantu ngo baturutse batsinda abakirisitu nk'uwo muntu wari umukirisitu kuva watwita se baraguciye kugira ngo ukunde wicwe n'inzara bakujije ko watwise bashaka ubwo n'ugushaka kukwica noneho nose ko natwise yego bo nta kintu bakoze kibi cyatuma nta cyo ngo hoze ureba hano nta kibona urari impamvu cya kintu cyabamaje kiriya cyo cyaba umugore w'umupasiteri oya kiriya cyo cyaba mwene data twapfushije reka tube twivuganira ubundi nibandi kubaza icyo gikwamo ngo ni mwene data twapfushije amakoti agahurwa kamaga imikenyero gakenyerwa mukajya kugikebo yonkuremo n'icyondya aho uko njya kukigurisha bakagitekamo ukitetsemo akaryoherwa n'ibiryo byo mu cyungo ni ikibazo cyose n'icyaba ari cyaba bigenje gutyo yego uyu cyungo nticyakubera umugore ntago cyakubera ni igikoresho ahubwo cyo mu rugo yego rero Imana ishimwe ukuna twise ntago numva ariko ahubwo abantu bajya kwihana ndavuga umuntu uvuga gutyo n'umuntu wari wavuze ngo sinkabyarize ngo Yohani aragutyo ngo ajya gutyo ngo ubwenge burayobye umwana aragukuze tugere ikunda bagukuze tugere mu rubavu agira gutyo ubu uri kumwumva abantu uravuze ati bamfashe banyihere two kurya ariko se utwenda tw'umwana kwishyura inzu byo bimeze gute ko nambwiye ko umutware wawe yagiye katagiye ariko yigendeye ngo abandi bagore bamutwara erega nawe ntacyo ashoboye arebesha ijisho mwe rahumye n'impumyi nuko yagize ubwo akirukankira akigendera yabwiye abantu ngo turyamanye yego ngo hari ibintu bimukubita rero ibyo bimukubita nyine urabyumva nahise amenya ko adakijijwe ni amadayimo ni ibintu bimurimo nyine umwuka w'Imana arahuragura nyine yego ariko umugabo wanjye agenezeza buriya kandi shaho mu bantu dukundana turakundana ibyo baramwoshya ngo ibyo bamwoheje arabyemeye ko nta bwenge ubona mbese ari kinabura ariko ku buryo atagomba kuba yapfa nayo ndeba agiyewe nubwo byagenze ko isi imurenganya yego nawe ntashoboye ntashinga gusa nawe uzi ko bizaba twari tuzi ko turiyo tunyuze twenyine yaranyonzora ntamikanda rya uramuhinyira se ngo ni mugufi cyangwa ni intuza ngo rero abantu bagufi ngo ni amasekuru ngo ni isekuru ariko ni isekuru ariko ni umugabo ino nzu yawe swishyura amafaranga angahe inzu yishyura 20 ubu nyine ndimo ideni nyine urimo ideni ry'amezi angahe se uyu mugore amugiyemo amezi 2 natangiye kwa 3 buriya yego ariko ejo bundi hari umuntu wanyishyiriyeho hanywa mpayeho sigiyemo kumwe
nsigaye mu kwezi kwa makumyabiri kw'ibihumbi makumyabiri. Abantu rero mwajyaga mugura amayinite y'ibihumbi 20 mwigomwa amayinite cyangwa interinete, dufashe amasegonda abashe kwishyura inzu, tumushakira ibyahi by'umwana, tumushakira icyo azafatamo umwana agiye kwa muganga ejo bundi, dore ko arakuri bari hafi kubyara, kandi urumva ko umutware we yaramutaye ngo abandi bagore baramwitwariye. Ubuzima kwa masegonda ntibuhagaze neza, no kubona igikoma ni ikibazo, kuko kubera inzara nyinshi aba afite, agera akajya mu murima akajya gusoroma ikigori kibisi akaba ari cyahekenya. Mu murima se we ni ukugisaba nyine buriya karanga hawe uriya muntu urimo gucara hepfo. Yego. Ntabwo najya mu murima abandi guca ikigori nagihawe. Uwa ni mu murima we, ntabwo ari mu murima wanjye. Ni mu murima w'abandi, ariko iyo inzara inyishe nyine ari hafi nyiri umurima, ntabwo ari ibisambo barampa. Barakwerana. Ariko hari igihe batarambona, ariko mwumve ko wumva ari umubyeyi akagira umutima w'imbabazi k'ibyeyi, amfashe angirire imbabazi, akorere Imana yamuremye. Kuri ya nimero yibabwiriza kwibabwiye banyohererezeho agakoma. Iyo nyweye igikoma ntacyo naba mbaye jyewe, nta gakoma mbona. Yego. Akantu ko kurya wapi. Yego. Ubwo bibaye gutya Imana ishimwe cyane. Habambwiye ngo ariko se ngo abanyamakuru bakambaza ngo bagiye babiguha ari bo, wumva ukuntu bavuga. Nabo baba bari mu kazi ka leta, ntabwo bari bo, nabo ubwabo babuze icyo barya, bagifite ntabwo banyima. Buriya impa yajyaga zakazana kakahungu, none umunsi ngo ntako yanzaniye. Ntabwo buno turahembwa, ukwezi kwagenze nabi, ariko uriya niduhembwa hari igihe bizagenda neza. Subiswe iyo twahembwe ndabizi ntari bijya bari kuri kagapanashi, uzi ko nkunda kapanashi, ko sha cyapanashi cyose unyewe kivuye muri firigo rwa panashi rwose, burya nkunda gipanashi nanjye. Yego. Ariko mwana Karabo wamuhamagara ukamwita ugenze ute masegonda. Karabo turamugenje ute mu kiganiro, uti masegonda wamugenje ute. Karabo Kimana Patrick tishati ko muri ute wamugenje ute, mwicaye ku ntebe imwe. Nawe na Isaac barandivurema. Isaac muhamagara nkupa. Isaac ni ndetse kandi zakagenda ndamuzi kandi yarakize. Se ntari ko si ukoroherwa buriya. Ukoroherwa. Umugabo wari he, umugore ari he sinzi, cyangwa ashatse undi mweruka kera. Ubazo wabona babiririmba mukagasana mugize umugore ahari baba baryamye. Na rero amasegonda zatuma mvuga ibintu. Oya nta kibazo utampe bitwaye ikintu uzabihana kw'ibyo bintu. Bashaka Kimana Patrick sikatampa tubona ashobora kuba aryamye na madamu mama yitwa Patrick bisajya Karabo. Umuko mu busekera umuki yanze kandi kamfata kuri iyi ngiyi ko agira nimero ebyiri, natampata rwose ubwo niho turaba duhombeye. sitabye se. Oya ubu ntaritaba. Usi buvuze wapi natangiye ubuzima bushya mu nzira njyamo bya bintu bashyiramo umuntu yitabiraho ntago amfasha telefone rero ushobora ari kwivugiraho. Masegonda turimo tugana ku musozo w'ikiganiro, ariko tugana ku musozo ni ikiri busabe yaba famiye yawe, umuryango mugari w'Abanyarwanda, by'umwihariko n'abantu bari buze kureba kino kiganiro basaba iki? Famiye yanjye yihe bama amahoro ubu. Abandi bantu basaba iki rero? Famiye yanjye bama amahoro, bekumva kumva amabwiye babashuka kuntuka no kunekeza ukundi kuntu ntari mu giwe. Gihe cyo ntekereza ni mu ijuru. Yego. Uko nimereye nshaka umutuzo, nshaka kwishyira umutuzo nk'igicukira. Rwose umuntu waba nkunda mu bintu bamfasha byose ni amahoro nifuza cyane. Na ubona umusaza ariwe papa cambabarire. Buriya urundi musaza yarajanganiriza ndaseka ndaganira nezerwa ko adusaba kubana mu mahoro. Perezida wacu nadusaba kuryana. Nose musaza ko ntari imbizi, burya muri gihe hari irumbitsemo umusemburo mwinshi wo kubyara. Ngewe rero ntabwo niyo ngiye kubaho ndagiye gufata ibinini bya Onapo, ntacyo nihishaga. Ntabwo nagiye kwitezamo rwa mupira. Yego. Mu byabo bye bangana nkanjye banyumve neza. Usigaho dukise usigaho duki ibintu byose bambwiye. Usigaho umunza